Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu mukurikirane ibiganiro dukora umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV. Uyu munsi mbazaniye amakuru abantu benshi batamenye yerekeye igitaramo cya The Ben na Bruce Melody bakoreye muri Arena mu minsi ishize. Amashusho The Ben yakoresheje mu gitaramo cye afashe igisamagwe yakozwe n'abantu bo mu bihugu bitatu birimo na Amerika. Amashusho The Ben yakoresheje yinjira ku rubyiniro amugaragaza igisamagwe yatekejwe ndetse akorwa mu gihe cy'umwaka, aho yakozweho n'abantu batatu bavuye mu bihugu by'u Rwanda, Uganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ya mbere Mutarama 2025 ubwo yakoraga igitaramo The New Year Glove Edition ya kabiri, The Ben yinjiye ku rubyiniro mu buryo budasanzwe bwatumye abantu benshi baterwa amerwe n'ibyo yari agiye gukorera ku rubyiniro. Muri ayo mashusho yagaragajwe ubwo The Ben yazaga ku rubyiniro, yari afashe igisamagwe mu ntoki ze ndetse agenda gake gake agahagarara ahantu ku musozi. Iryo mashusho ajya kurangira The Ben agaragara ko yatose mu bitugu. Bitari ibyo, ayo mashusho agenda agaragaza buri gace gato k'igisamagwe nk'amajanja yacyo, umutwe wacyo ndetse n'ibindi bice bikigize. Ubwo aya mashusho yakinwaga harimo indirimbo igira iti "Mpagaze ku musozi ni njye gisamagwe". Impamvu yo gukoresha igisamagwe mu kwinjira kwe ni uko akunze kwita igisamagwe ndetse n'abafana be bakaba bamwita igisamagwe. Impamvu yo kwita igisamagwe ni uko ari inyamaswa idasanzwe, nawe akaba abona ko ari umuntu udasanzwe by'umwihariko mu muziki. Ibigira igisamagwe inyamaswa idasanzwe ni uko ari inyamaswa nke ziriho ku isi: gukoresha amajwi adasanzwe, gutanga urumuri mu gice cy'umwijima, ikoresha amaso yayo, kwihangana cyane. Amakuru Inyarwanda yakuye mu bari hafi ya The Ben ni uko amashusho yakoreshejwe mu gitaramo The New Year Glove yatekejweho ndetse akorwa mu gihe cy'umwaka wose. Ni amashusho yagizwemo uruhare n'abantu b'inzobere mu gutunganya amashusho baturuka mu bihugu bitatu birimo u Rwanda, Uganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amashusho kandi azakomeza gukoresha kenshi cyane mu bikorwa bye by'umuziki, harimo n'ibindi bitaramo ashobora kuzakora mu gihe kiri imbere, ndetse akaba yanayakoresha mu mashusho y'indirimbo ze mu gihe byaba bibaye ngombwa. Mushimire bakurikiranye ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo amakuru meza kandi agezweho mujye muyabonera ku gihe. Ndabashimiye.